Yesu ashimwe bene data, nongeye kubasuhuza muri aka kanya, mbifuriza kongera kubana namwe muri ibi biganiro byiza. Imana idutije kugira ngo tuganirire kuri uru rubuga rwitwa Alpha and Omega TV. Imana ibahe umugisha mwebwe mwese mwakoze subscribers n'abakora share na comment. Imana ibagirire neza. Tugiye kuganira ijambo ryiza muri uyu mwanya rivuga kudatakariza Imana yacu ikizere. Iki kintu cyose wakora ntugomba gutakariza Imana yawe ikizere, kuko Imana niyo yo kwizerwa. Iyo bivuze no kubikora izagira gute? Izabikora. Reka dusenge kugira ngo twinjire mu mwanya mwiza w'ijambo ry'Imana. Mana, turagushimiye uyu mwanya mwiza, turasenze kugira ngo utujongerere imbaraga. Ijambo tugiye kwiga ntaba ari twebwe, ahubwo abari wowe Uwiteka. Tugiye gusobanura kuri iri jambo rigaragaza kutakutakariza ikizere. Ndagira ngo Mwami Imana rihindure imitima ya benshi kandi ribagwe neza mu izina rya Yesu, amen. Mbahaye ikaze nk'amazina nk'ibisanzwe. Nitwa Pasteur Ndayisenga Trésor, nkaba nkora umurimo w'Imana muri Hope. Imana ibahe umugisha. Ndumva ari ibyo ngibyo. Reka dusome ijambo ry'Imana riboneka muri Yobu ibice 42 umurongo wa 2. Haravuga ngo, nzi yuko ushobora byose kandi nta kibasha kurogoya imigambi yawe yose, amen. Reka twongere dusubiremo. Haravuga ngo, nzi yuko ushobora byose kandi nta kibasha kurogoya imigambi yawe yose, amen. Imana yacu ishimwe. Turakomeza dusome n'indi mirongo, ariko reka tuganire kuri iri jambo. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo kudatakariza Imana yacu ikizere. Ikintu gituma abantu badatakariza Imana yacu bikizere nuko Imana iba yaragiye bagoboka mu byago no mu makuba n'ahantu hagiye hatandukanye. Abantu benshi bajya batakariza Imana ikizere, bakumva ko Imana idashoboye, bakumva ko Imana idafite ubushobozi, bakumva ko Imana idafite ububasha. Ariko nagira nkubwire mwene data, muri aka kanya nakwihingingira kudatakariza Imana yawe ikizere, kuko impamvu udatakariza Imana yawe ikizere nuko hari icyo mwamenyanye nayo. Hari igihe twabaga dukubwe turi mu bibazo cyangwa turi mu ngorane, tubona byarangiye, tubona urupfu ruje, tubona ibyago bidusatiriye, tubona bigiye bikomeye, ariko kuko kumkomeza kwizera Imana bikadutera gukunda Imana no kutayitakariza ikizere, kuko Imana yagiye dutabara mu rugamba rw'amahina twabonaga bigoranye. Niyo mpamvu mbasabye muri aka kanya ngo ntugatakarize Imana yawe ikizere, kuko ikintu Satani aba yifuza muri wowe, aba yifuza ko uyitakariza ikizere. Iyo utakarije Imana yawe ikizere, umutima wawe cyangwa ubugingo bwawe cyangwa icyo twita roho yawe ibigengwa na Satani. Ariko iyo Imana yawe ukomeje kuyiha ikizere, Imana niyo uyobora ubuzima bwawe. Ndagira ngo izi nkuru murazizi za Yobu, ukuntu Yobu ngo yari umutunzi ukomeye cyane mu gihugu cya Usi. Ngo nuko ngo mu gihe kimwe ngo Yobu yari afite abahungu 7 n'abakobwa 3, ndetse ngo afite inka n'amashyo menshi, singiye kubisubiramo. Nuko ngo igihe kimwe ngo bari mu gitaramo, ngo abahungu be bari kumwe n'abakazana be, ngo igikuta kiraza kirabagwira kirabica. Ngo kimaze kuba ku bisasi kibishe, ngo abandi basahura amatungo, ngo andarapfa. Ngo nuko ngo babibwira Yobu, ngo Yobu yumva biramurenze cyane, ngo Satani amuteza ubukene kuko yari yamusabye kuwiteka. Ngo nuko ngo Yobu ngo biyemura ukuntu yari ameze. Bibiri tubwira ko yageze ku rwego rwo kwishimisha urujyo, ni ukuvuga ngo yarageze ku rwego rwo gukena ku buryo yisimisha urujyo. Ariko ngo Yobu ngo muri ubwo buzima bwe yari arimo bugoye, ngo arakomeza yizera Imana ntiyayitakariza ikizere, ngo kugeza ubwo n'umugore we yamugerageje, ngo akamubwira ngo biragaragara ko Imana yakuretse, ngo ihakaniye Imana yawe, ngo nurangiza wipfire. Ngo Yobu ngo yanga kubikora, ngo arangije ngo aramubwira ngo mbonye kuvuza amagambo y'ubupfapfa. Ngo nuko ngo inshuti za Yobu ngo zimuzaho, ngo zicarana nawe, ngo zibana nawe igihe. Ngo ariko ngo Yobu ngo arakomeza yiringira Imana ye. Ngo nuko ngo za nshuti ze ziramubwira ngo, ese Yobu, ubu ni wakoze byangwa n'amaso bigatuma Imana ikuvaho? Ngo Yobu baravuga ngo sinigeze mpemukira Imana yanjye, sinigeze mva ku Mana yanjye. Ngo nuko ngo za nshuti nazo zigeraho zimuvaho. Ngo ariko Yobu arakomeza ahagarara kigabo, ngo arakomeza arashikama, ngo akomeza ahagarara arwana urugamba, ntiyigera atakariza Imana ikizere. Ndakwifuriza muri aka kanya kudatakariza Imana yawe ikizere. Niwo mutwe w'amagambo twaganiriyeho. Ngo nuko ngo Yobu ngo muri kwa kugumana n'Imana no kugumana n'Imana no kuguzamura ikizere cy'Imana muri we, ngo Imana imugirira neza. Haleluya. Imana ibana nawe, Imana iramutabara. Ngo Yobu ngo mu gihe yarageze ahantu hagoye, ngo yarasomye hari hepfo aravuga ngo haracyari ibyiringiro, ngo nubwo igiti cyatemwa ngo kizongera gishibuke, ngo cyera ngo amashami yacyo, ngo kandi ngo cyere ngo n'ibindi, ngo cyere n'imbuto nziza. Ngo arangije aravuga ngo ubwo ibibazo byose bizaba birangiye, ngo cyangwa nubwo napfa ngifite muri ibi bibazo, ngo ariko nzapfa nkwiringiye. Ariko aravuga ngo niringiye Uwiteka ko aya maso yanjye ari azareba Imana. Ngo sayundi n'amaso yanjye ubwita azareba Imana.
ngo Yobu ngo agirira icyizere Imana, ngo Imana yumva gusenga kwe, irangije ngiramushumbusha ngikuba kabiri ibyo Yobu yari afite, kuko yari afite umutima wo kudatakariza Imana icyizere. Ariko barakore bene data, muri aka kanya umuntu arakuvuga, muri aka kanya urahura n'ibibazo, barakwirukana ku kazi, muri aka kanya urahura n'ibibazo bigiye bitandukanye, warangiza ugatakariza Imana icyizere ukavuga ngo ngewe mbivuyemo. Ndakwifuriza cyangwa ndagusaba muri aka kanya kudatakariza Imana yawe icyizere, kuko iyo utakarije Imana yawe icyizere bigutera kugira umutima uhagaze, bigutera kugira umutima nakwita ngo usa n'upfuye, ugasanga uragenda ariko muri wowe utariho. Ariko niba ushaka kubaho, garurira Imana yawe icyizere, ntutakarize Imana yawe icyizere. Ibintu bituma abantu batakariza Imana yawe icyizere, hari igihe abashumba bagwa, hari igihe abantu bagenda bagwa batandukanye, ariko iyo wizeye Imana cyangwa wiringiye Imana, ntujye ubasha gutakariza Imana yawe icyizere. Haleluya! Ndakwifuriza muri ayo mwanya kudatakariza Imana yawe icyizere, kuko iyo uri kumwe n'Imana, Imana igukoresha imirimo y'ubutwari. Hari abantu benshi bagiye batatakariza Imana icyizere, muri Bibiliya yitwereka ngo bakageragezwa bakagera aho gupfa, ngo ariko kuko kwizera Imana yabo, Imana ikabatabara, Imana ikabarengera, Imana ikabagirira neza. Imana yacu ishimwe. Turashimira Imana ko na Kristo ntiyigeze atakariza icyizere data, kuko yaducunguye. Turi mu bihe byo gucungurwa kwa Kristo, twacunguwe na Kristo, kuko ntiyigeze atakariza Imana icyizere bene data, ahubwo yiringiye Imana, arayizera, arangije aradupfira ku musaraba. Ni urukundo yadukunze rudasanzwe rutuma adatakarizwa icyizere. Hari abantu benshi bagiye batabarwa, muri Abisiraheli mu gihe bizeye Imana, ngo bari mu gihugu cy'uburetwa, ntibigeze batakariza Imana yabo icyizere. Imyaka bamazeyo magana barangije ntibatakariza Imana ya cyizere, ngo bari mu gihugu cy'uburetwa, ngo barabakoloniza, barabakubita, ngo bakababwira imana z'ibigirwamana, ngo ariko Abisiraheli baravuga ngo ntidushobora kudatakariza Imana yacu icyizere. Ngo barangije buzura umwuka wera, baravuga ngo ntidushobora gutakariza Imana yacu icyizere. Ngo nuko ngo Abisiraheli ngo kubwo kwizera Imana yabo, Imana ibakura mu gihugu cy'uburetwa, ibagarura mu gihugu cy'isezerano, ibambutsa inyanja itukura. Abantu bose babonaga bigoye, ariko Imana ibambutsa inyanja itukura, kuko ntibigeze batakariza Imana yabo icyizere. Hari abantu benshi bagiye bagarurira Imana yabo icyizere, ntibagitakariza icyizere, bakagera no ku munota wa nyuma. Nawe mwene data uri kunyumva, wigeze ugera ku munota wa nyuma wumva ugiye gupfa, ariko uravuga ngo reka nkomeze nizere Imana. Uru rugendo rwo kwizera Imana ni urugendo rwiza, kuko Imana iyo utayitakarije icyizere nayo ibasha kuguhamya. Kuko ijambo ry'Imana ritubwira ngo nimubasha kumpamya imbere y'abahamya b'abantu, ngo nanjye nzabasha kubahamya imbere ya Data. Reka muri uyu mwanya tubashe duhamye Imana, tuyihamye imbere y'abantu, kandi ntituyitakarize icyizere, nayo izaduhamya imbere ya Data. Imana yacu ishimwe. Iyo udatakarije Imana yawe icyizere, Imana nayo ikugarurira icyizere. Ese mwene data, urifuza kugarurira Imana yawe icyizere muri uyu mwanya? Urifuza kugarurira Imana yawe icyizere kugira ngo Imana ibane nawe, kugira ngo Imana ikugirire neza? Imana yacu ishimwe. Hari agatekerezo k'umugabo umwe, ngo umugabo umwe ngo yagiye gusura umwami, ngo aramuganiriza, ngo umwami ngo arangije aramubwira ngo uyu muntu ageze iwanjye ndamugabira. Undi aravuga ngo mwami, sinshaka kungabira, sinshaka ko nampa amafaranga, ngo ariko ngo ndagusaba ikintu kimwe. Umugabo aravuga ngo niki unsaba ngo kugira ngo nkiguhe? Umugabo aravuga ngo mu gihe uzaba waje mu nteko y'abaturage, waje gukoresha inama aho dutuye, uzanyemerere mve muri rubanda nyamwinshi, nze nkwegere, hanyuma nkongorere. Ngo nimara kukongorera, ngo icyo cyonyine kizaba gihagije. Umwami araseka ngo yumva ari ibintu bisanzwe, aravuga ngo okay, ngo ndakwemereye, ngo nubona naje ngo uzabikore. Ngo umugabo ngo arangije, ngo mu gihe umwami yaratumije inama, ngo aturuka mu bantu hakurya, ngo umwami amubogera avuga ngo umugabo mumureke. Ngo umugabo ngo araza gake gake, ngo atambuka ku nteko y'abantu, atembuka ku bashefu, atambuka ku bayobozi bakomeye, atambuka ku byegera by'umwami. Ngo arangije ajya mu matwi y'umwami, ngo aramwongorera. Ngo umwami arangije araseka. Ngo umugabo aragenda asubira kwiyicarira. Ngo hanyuma ngo umugabo ngo icyo gihe, ngo iyo yahagurukaga ngo yereye akabwira abatware, ngo mwabonye ko mvugana n'umwami kandi tuziranye, ngo rero ngo bamu butunzi bwinshi bw'igitangaza, ngo bamusaba ngo azabavuganire ku mwami, kuko yari yarabanye n'umwami we neza, amusaba ikintu gikomeye, kuko kureba kure abantu babona ko we n'umwami baziranye. Iyo natwe tutatakarije Imana yacu icyizere, tujya tubasha kuyibwira cyangwa tujya tubasha kuyisaba, iyo tuyisabye Imana ikabiduha. Haleluya! Iyo dusabye Imana twizeye, Imana ijya ibasha kuduha. Iyo dusabye Imana tuyiringiye, Imana ibasha kuduha. Ndabizi ko Satani turasa imyambi, ariko nubwo turasa imyambi ntago bikuraho ko Imana yacu ishoboye, ntago bikuraho ko Imana yacu ikomeye. Imana ishimwe. Haleluya! Ndagira ngo muri aka kanya twe gutakariza Imana yacu icyizere, kuko tudatakarije Imana yacu icyizere, Imana ijya itugirira neza, Imana ijya ituyobora.
Imana igiye dufata, Imana igiye dukomeza. Hari abantu benshi Imana yagiye igirira neza, hari abantu benshi Imana yagiye igarurira icyizere. Ndakwinginze muri aka kanya kugira ngo nawe ugarurire Imana yawe icyizere. Nugarurira Imana yawe icyizere, Imana iravugana nawe, Imana irakorana nawe, Imana irabana nawe, iragukoresha imirimo y'ubutwari, Imana irakugirira neza, Imana iragendana nawe, Imana iravugana nawe. Haleluya! Imana ishimwe kuko tutajya tuyitakariza icyizere. Iyo tudatakarije Imana yacu icyizere, ntijye dutakariza icyizere. Imana ikomeza kubana natwe. Icyo Imana ishaka kumenya ku buzima bwacu, iravuga ngo ese umuntu angirira icyizere, ese uyu muntu aranyizera? Iyo tuyizeye tuba tubashije kuyihamya ko ari umwami w'abami ku buzima bwacu, tubashije kuyihamya ko ari Imana ishoboye byose, ari Imana itabara, ari Imana irengera. Ndagira ngo muri uyu mwanya ngusabe aka kanya ugirire Imana yawe icyizere, uvuge ngo Mana, uyu mutwe wanjye, ubu bwonko bwanjye, uyu musatsi wanjye, izi ngingo zanjye zose nizo kukukorera, nizo kukugarurira icyizere. Uvuge ngo aya maguru yanjye nayo kugendana nawe avuga ubutumwa bwiza. Niyo mpamvu nkwifuriza muri aka kanya kugira ngo ugarurire Imana yawe icyizere, kuko nugarurira Imana yawe icyizere, Imana izagendana nawe, Imana izabana nawe. Ariko nutakariza Imana yawe icyizere, nawe nta buzima uzaba ufite, uzaba ugiye gupfa. Niba aka kanya wizerera ijambo, reka dusenge, dusabe Imana kugira ngo yongere tugarurire icyizere, kugira ngo tubashe kubana nayo. Niba tubyizeye, mureke duce bugufi dusenge. Mana, turagushimiye muri uyu mwanya mwiza. Ijambo rye riravuga ngo ntitugutakarize icyizere. Uyu ni umwanya mwiza unezeza. Turasenze kugira ngo Mwami uturinde kugutakariza icyizere, ahubwo tuzamurire icyizere, tuzamurire ibyiringiro, utuzamurire Mana kugukunda no kugukorera. Ndasenze muri aka kanya kugira ngo umwene data uri kunyumva, uyu musore uri kunyumva, uyu mupapa uri kunyumva, uyu mumama uri kunyumva, agarurirwa icyizere n'imbaraga zawe, agarurirwa icyizere n'ubutware bwawe. Turabizi ko ari byinshi bitugerageza, ariko wowe warabinesheje ku musaraba Kristo. Turagushimiye kuko ukomeje kubana natwe muri byose mu izina rya Yesu, amen. Ndabingingira kugira ngo mukomeze kubana natwe kandi mukomeze kumva izi nyigisho muzigeza n'ahandi hantu kure cyane. Imana ibahe umugisha kandi Imana ibagirire neza. Nkwifurije mwene data uri kunyumva, nkwifurije wowe mushiki wanjye, wowe mubyeyi, ntukatakarize Imana yawe icyizere. Imana ifite ubushobozi, ifite imbaraga zo guhindura amateka ku buzima bwawe no ku buzima bwa bagenzi bawe. Ndabashimiye rero kuko mukomeje kubana natwe kandi mwongeye kugarurira Imana yacu icyizere, mutayitakarije icyizere. Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu, amen. Imana ibagirire neza, amen.